Amen, amen, amen. Imana yacu ishimwe cyane kandi himbazwe, nk'uko biri kuri gahunda, muri kumwe n'umukozi w'Imana, Pasiteri Dr. Zigirinshuti Michel. Luka ibice 18 umurongo wa 8. Niryo jambo tugiye gusoma bita texte clé mu ndimi z'amahanga. Luka 18 umurongo wa 8. Uwo murongo uravuga ngo, ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? N'aya magambo n'andi menshi turi busome nyuma y'aha, ariko umurongo dusomye ni uwo nguwo. Mu ntego muzi, ndibwira ko babibamenyesheje ko uyu munsi twiga ku ijambo ryitwa kwizera. Ubundi ijambo kwizera ubwaryo risobanura iki? Risobanura iki comme definition? Iri jambo kwizera ubusobanuro bwaryo tubusanga mu Baheburayo 11 umurongo waho wa mbere. Avuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amen. Iyi definition, ubu busobanuro duhawe n'ijambo ry'Imana risobanura kwizera, nta kindi mugongeraho. Ni ukumenya udashidikanya rwose ibyiringirwa ko bitazabura kubaho, kandi kwizera ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Imvira nawe, kwizera ibintu tutareba tukabyizera, tukumva kuraduhamiriza ko ari iby'ukuri, tukiringira ibyiringirwa ko bitazabura kubaho, ngubwo ubusobanuro bwo kwizera. Izi nyigisho zo kwizera zirasobanurira umukristo kwizera icyo ari cyo. Murabyumvise kwizera icyo ari cyo. Aha rero Yesu yari afite impungenge, avuga ati ariko se kurengera intore byo nzazirengera vuba, nzazitabara vuba, zizatabarwa rwose. Ariko ikibazo ni iki ngiki: igihe cyo kuzitabara kizagera kwizera kukiri muri bo, kukiri mu isi. Isi yavugaga rero si ubutaka, isi yavugaga si amazu, yavugaga mu mitima y'abantu. Uzatabarwa mwene data, ariko si igihe cyo gutabarwa kizagera kwizera kukiri mu mutima wawe, cyangwa umutima wawe ugifite kwizera? Nikiri ijambo rishaka kuvuga. Kwizera turakwigaho mu buryo butatu. Kwizera kuri mu buryo butatu. Hari ukwizera guhesha agakiza, tugusanga mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ahavuga ngo niba wizera mu mutima ko Yesu ari umwami, kandi ko Imana yamuzuye, ukatuza n'akanwa kawe, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, yakwatuza akanwa ke agakizwa. Uko ni ukwizera kumwe kuduhesha agakiza. Hari ukwizera kundi kwa kabiri umuntu agirira Kristo ko ashoboye byose. Uko kwizera umuntu agirira Kristo, reka byite icyizere, ni ukwizera wizera Kristo ugakomera mu bikomeye, mu gihe cy'ubwihebe wo kumva urakomeye, kuko wizeye ko azabishobora. Matayo 21 umurongo wa 21. Matayo 21 umurongo waho wa 21. Twumva uko uwo murongo uvuga. Matayo 21 igice cya 21 umurongo wa 21. Uwo murongo uravuga ngo, Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya, mutakora nk'iby'umutini gusa,
ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja, byabaho. Kwizera umuntu agirira Kristo akumva ko ashoboye byose. Noneho mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, nako rwa kabiri mu mbabarire, rwa kabiri igice ahubwo cya mbere umurongo wa 12, rwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo rwa kabiri igice cya mbere umurongo 12. Uwo murongo uravuga ngo nicyo gituma mbabazwa ntya, nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitanyo namubikije kugeza kuri urya munsi. Urumva ko Pawulo hano aragira ati nubwo mubona mbabazwa ntya, ariko singira isoni kuko nzi uwo nizeye uwo ari we. Ni ukwizera kwa kabiri ko kumenya Kristo n'ubushobozi bwe ukamwizera nyine. Hari ukwizera kwa gatatu kw'impano dusanga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9. Mu mpano 9 iyi mpano yo kwizera irimo. Urumva rero ko Bibiliya iyisoma usanga mu ijambo kwizera, ariko wakurikirana sanse kwizera kwavuzwemo ukamenya ko ari kumwe muri ubu buryo butatu twumvise: kwizera guhesha agakiza, kwizera umuntu agirira Kristo, no kwizera kw'impano gukoreshwa mu gukora imirimo y'Imana n'ibitangaza. Noneho muri Habakuki igice cya kabiri, igitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya kabiri umurongo wa 4. Habakuki igice cya kabiri umurongo waho wa 4. Dusome mwumva uko havuga: dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Kwizera rero kubeshaho. No mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 37 na 38 ko havuga: haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wongezeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima we ntuzamwishimira. Imana dufashe cyane. Kwizera rero burya kubeshaho umukristo, kubeshaho nyirako. Uku kwizera kumubeshaho gushobora kuba kuriya guhesha agakiza, kukaba n'uku nguku ko kwizera Kristo ko ashoboye byose. Ibyo byombi bigatuma uhagarara muri Kristo neza, ukaba ubeshejweho no kwizera. Matayo 6 umurongo wa 30, Matayo ibice 6 umurongo wa 30. Twumva ukuntu hatubwira. Uwo murongo uravuga ngo: ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none, ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwa bafite kwizera guke mwe. Aka kantu kitwa guke karasobanura ko kwizera hari igihe kubera umuntu guke, kujya kumubana guke. Kwa mubana guke nibwo mwumva ngo umuntu yatangiye kwiganyira. Yesu rero agasubiza avuga ati: iyambika ubwatsi ikagaburira inyoni zidahinga ntizisarure, ubwatsi ntibudodeshe, nta kindi bukoze, ntizabambika, ntizabatunga mwa bafite kwizera guke mwe. Niho kujya kugabanuka cyangwa se kukaba kwinshi. Matayo 21 igice cya 21 umurongo wa 21. Matayo 21 umurongo wa 21. Uwo murongo uravuga ngo: Yesu arabasubiza ati: ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya, mutakora nk'iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja, byabaho. Ni ukuvuga ko kwizera ntigushaka ko ushidikanya. Iyo kwizera kurimo gushidikanya ntikubona umwanya, nicyo bishatse kuvuga. Nuko muri Mariko igice cya 9:24 hakavuga ngo nuko aravuga ngo Yesu
mbabarira kutizera, unkize kutizera. Aho ni muri Mariko 9:24. Muri Mariko ibice 9 umurongo wa 19, Mariko ibice 9 umurongo wa 19, naho hari icyo atubwira ku kwizera. Mariko ibice 9 umurongo wa 19 haravuga ngo, arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihangana kugeza ryari? Nimumunzanire. Uyu murongo urashaka kuvuga ko Yesu bimugora kubana n'umuntu utamwizeye. Ibyo bintu Yesu biramugora kubana n'umuntu utamwizeye, akumva abuze ukuntu amugira, mbese uwo muntu akamuburira uburyo. Niyo mpamvu ati, nzageza he kubihanganira mumeze gutyo. Yewe no mu Baheburayo igice cyaho cya 11 hahandi twasomye umurongo wa 6, uwo murongo uravuga ngo, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Aha haratsindagirira ijambo ry'uko Yesu biramugora kubana n'umuntu utizera, kuko ntabwo amwishimira. Utizera ntibishoboka ko ayinezeza, ntabwo anezeza Imana. Umwami atugirire neza. Mariko 11 ku murongo wa 24, Mariko 11 umurongo wa 24, Mariko 11 umurongo wa 24, naho haratubwira ku byo kwizera. 11 bya Mariko umurongo wa 24, naho haratubwira hati, nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Kwizera ni ngombwa ku muntu usenze. Bisaba ngo akoreshe uku kwizera, yizere ko ahawe. Ubwo ahangaha murahita mwumva kwizera bakoresheje, niko bakundi kwa kabiri ko kwizera Kristo, ko ashobora, ko akumvise, ko ari inshuti akabigukorera. Ibyo rero bigendana n'ubucuti mumaze kugirana, kuko wizeye bwa mbere umwakira. Muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37 naho harabivuga, ndetse n'uwa 45. Luka igice cya mbere 37 ndetse na 45. Umva uko 37 havuga, haravuga ngo, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. 45 hakavuga ngo, kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Imana ishimwe. Urumva ko kwizera turacyari muri kwa kundi kwa kabiri ko kwizera ko Yesu yabikora ko abishoboye, ariko kuza gusa iyo wamaze kwizera Kristo waramwakiriye, warakijijwe. Bivuga ngo warabanje kwakira kwa kwizera kwa mbere, kukwizeza ko ibyo utabona ari ukuri, mwe kuguhesha agakiza. Yesu abagirire neza cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka ibice 5 umurongo wa 20, twumva uko hatubwira naho, abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Iyi ni inkuru ya wa muntu baje bahetse, maze abamuhetse basanga urusengero rwuzuye abantu, basambura igisenge bamumanurira imbere ye. Uku kwizera rero yari abonye ni uko abari bamuhetse ariko kwakijije cyangwa se kwahesheje Yesu kumubwira ngo n'ibyaha byawe urabibabariwe. Bamuzanye banyaga akira uburwayi, ariko kubwo kwizera bakoresheje amubabariye n'ibyaha. Bivuga ngo kwizera gukoresha ibidasanzwe na Yesu ubwe agatangazwa n'umuntu ukugize. Aho kantu mukumve neza, kwizera gukoresha ibidasanzwe na Yesu ubwe agatangazwa n'uwo muntu ukugize cyangwa ugufite. Imana ishimwe cyane. Muri icyo gice cya 5 kandi umurongo wa 44, muri Yohana 5, Yohana ibice 5 umurongo wa 44 kugeza ku wa 47,
naho turahasanga irindi jambo ryo kwizera. Yohana 5:44. Mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Mwe gutekereza yuko nzabarega kuri Data, kuko hariho ubarega, ndetse ni Mose uwo mwiringiye. Iyo mwizera Mose, nanjye muba munyizeye, kuko ari ibyanjye yanditse. Ariko se nimutizera ibyo uwo yanditse, noneho n'amagambo yanjye muzayizera muti? Iri jambo nsomye, ikintu kirimo ni iki ngiki: umuntu wese ushaka gushimwa n'abantu, kwizera ntikumubamo. Yesu ntiyemera ko kwizera kumukorera ibikomeye. Umwami adufashe cyane. Yohana 20, turebe Yohana 20, umurongo waho wa 29. Uwo murongo uratubwira ngo, hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye. Yohana 20, umurongo utari wo. Yohana 20, umurongo 29 uravuga ngo, Yesu aramubwira ati, wijerwe nuko umbonye, hahirwa abizeye batambonye. Uwo murongo ushaka kutubwira ko kwizera nyako ni ukwizera ibyo utarabona, naho burya ibintu wabonye ntabwo uba ukibyizeye. Aho rero niho Yesu arebera kapasite y'umukristo, kwizera ibyo utarabona. Tubisomye muri Yohana 20, umurongo 29. Noneho ibyakozwe mu gice cya 3:16 haravuga ngo, ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 16 ho haratubwira ngo, kandi uyu uwo mureba kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo ryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera ahawe n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Ahangaha nabatoranyirije muri ijambo rivuga ngo, kwizera ushobora kuguhererwa ahantu. Ushobora kuba nta n'uko wanagiraga, ariko ukaguhererwa ahantu, kuko Yesu abonye ko gukenewe, ukaguhererwa ahantu runaka. Kuko uyu nguyu ni wa wundi muzi, wa muntu Yesu yakijije, Petero yakijije we na Yohana ku irembo ryitwa Ryiza. Mwumvise ko Yesu ashima kwizera, ariko agiriye aho ngaho. Aba Petero na Yohana baragira bati, uku ni ukwizera hawe n'uwo nguwo yizeye. Donc hari uwo yizeye, uyizeye rero amuhaye kwizera. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2:44 n'igice cya 4:32, aho hantu hombi hatubwira yuko kwizera kwatumye abantu babana. Ibyakozwe n'igice cya 2 umurongo wa 44, abizeye bose babaga hamwe basangira ibyabo. Hanyuma igice cya 4 umurongo wa 32 naho hakavuga nk'uko nguko, abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Ni ukuvuga ngo kwizera iyo guhuje abantu, cyangwa se abantu bahujwe no kwizera, babana bahuje bya nyabyo. Ntimuzabone muhuje ngo mugire ngo, ntimuzabone hari abo byananiye kugumana natwe ngo mugire ngo n'indi mpamvu. Ni uko muba mwahuje kwizera. Nta nubwo muzabura bene nk'abo ngabo bananiwe guhuza natwe kwizera. Bisaba ngo abantu bahuze nyabyo, ku rugero niba navuga ngo rungana, ariko tugire kwizera gushingiye kuri Kristo twese. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 27, Abaroma 3:27 haravuga ngo kwizera kugira yako mategeko. Abaroma 3:27-31. None se twakwirata iki? Ntacyo. Nahe mategeko yabitubujije? N'ay'imirimo? Reka da, ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera. Imana idufashe cyane, kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera, atari imirimo itegetswe n'amategeko. Mbese Imana
ni iy'abayuda bonyine, si iy'abanyamahanga nabo, ye ni iy'abanyamahanga nabo. Kandi ubwo Imana ari imwe, izatsindishiriza abakebwe bwo kwizera, n'abatakebwe nabo izabatsindisha bwo kwizera. Mbese none duhinduze ubusa amategeko kwizera? Ntibikabeho, ahubwo tuyakomeze. Ni ko kwizera rero ubwako niko guhindura umuntu, kukamutsinda, kukamuhindura umwana w'Imana, nubwo yaba atazi icyo Bibiliya yita amategeko. Amategeko, kwizera kugira yako mategeko, kandi ugasanga bigejeje umuntu ku kwizera ndetse kuruta, cyangwa bigejeje umuntu ku gakiza ndetse kuruta bamwe bizeraga amategeko ya kera. Cya gice cya 10 twasomye cy'Abaroma, umurongo wa 14, pardon, yego nicyo twasomye ndabyibutse. Cya gice cya 10 twasomye umurongo wa 9, burya umanutse hepfo ku wa 14 na 15, wasanga havuga ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Ariko uwo murongo uvuga ariko se bamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari ntawe babwirije, kandi babwiriza bate batatumwe, nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza. Urwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto mu gice cya mbere 21 niko guhesha, isomo ayo magambo kwizera, kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwateye ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Aha ndashaka ko ngeze ku rundi rwego ruvuga ngo kwizera ubwako guhindura ubusa ubwenge bw'abanyabwenge. Aha mwumve neza, ntabwo ubwenge tuvuze aha ngaha bivuze ko kwiga ari bibi, kugira ubwenge ari bibi, ahubwo tuvuga ngo iyo umuntu yizeye, kwizera yagize muri Kristo Yesu kumubuza gutekereresha ibintu ubwenge bwe no kubyumva mu buryo buri logike, akabyizera uko biri, atagize iyindi siyansi azanamo cyangwa indi recherche. Nicyo kiri jambo rishatse kuvuga. Kwizera rero ni ugukora, guhindura ubusa ubwenge bw'abanyabwenge. Nusoma igice cya 2 umurongo wa 5 cyangwa mu Bakorinto, urasanga ariko havuga haravuga ngo kugira ngo kwizera kwanyu kudahagarara ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana aba ariho guhagararira. Yesu adufasha cyane. Ndetse no mu Baheburayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 3, hamwe twahereye dushaka definition. Abaheburayo 11 umurongo wa 3 haravuga ngo kwizera niko tumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Mwama tugirire neza cyane kandi adufashe, aduhana umugisha. Kwizera ni uko gukora kurenza ubwenge, ntabwo kwemera ko umuntu ajya kugenzura ibyako akoresheje ubwenge bw'abantu. Mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 15, urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 15, usanga hatubwira yuko kwizera gukura. Twumva icyo hatubwira: ntitwirata kurenza urugero, ntitwirata n'ibyo abandi bakoze, ahubwo twiringiye yuko kwizera kwanyu nigukura tuzashyirwa hejuru ku bwanyu, ku byo twagerewe ngo twagurirwe. Mwumva uyu murongo: ntitwirata kurenza urugero, ntitwirata n'ibyo abandi bakoze, ahubwo twiringiye yuko kwizera kwanyu nigukura tuzashyirwa hejuru ku bwanyu, ku byo twagerewe ngo twagurirwe. Bivuga iki? Kwizera kurakura, kandi iyo kwizera kw'abantu abo wakita nk'abana bawe cyangwa wabyaje ubutumwa, iyo gukuze, icyo gihe njyewe ugukujije, njyewe wakubyaye, njyewe wakureze, jya ugenda nkugira inama, numva ndimo ngenda ashyirwa hejuru ku bwawe, ku byo nagerewe kugira ngo nagurirwe. Kwagurirwa ni ukwaguka.
amen amen. Abatesalonike ba kabiri igice cya mbere gatatu. Abatesalonike ba kabiri igice cya mbere gatatu, urwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa gatatu kugera ku wa kane, haravuga ngo dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data nk'uko bikwiriye, kuko kwizera kwanyu kugwira cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwe mukundana rugasaga. Cyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana, turata kwihangana kwanyu no kwizera mu byo murenganywa byose n'amakuba mushinyiriza. Haleluya! Urumva ko kwizera kurakura, kwizera kurongerwa, kugenda kugwira. Imana ishimwe. Aho kugira ngo kugushirane kugenda kugwira 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 kukiyongera aho kugabanuka. Ari nayo mpamvu Yesu yabwiye Petero muri Luka 22:32, aramubwira ngo Satani yabasabye ngo gusera nk'amasaka, ariko wowe Petero ndimo ndakwingingira kugira ngo kwizera kwawe kubanze gukomere, kwe gucogora. Kwizera kwawe kwe gucogora, none numara gukomera ubone ukomeze bagenzi bawe. Kwizera ni ikintu gicogora, ni ikintu gishobora kugabanuka, ni ikintu gishobora kuba epuize, kukaba kwana gushirana ari byo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbese azasanga kugihari. Mwamba bafashe cyane bene data. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cyaho cya mbere, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 18. Twumve: mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe baruwetse bahinduka nk'inkugi imenetse kubyo kwizera. Umwami adufashe. Aha arashaka kuvuga iki? Harashaka kuvuga ko ntigukorana n'umuntu uregwa imbere y'Imana, ntigukorana n'umuntu ufite ibimurega imbere y'Imana, culpabilité, être coupable. Ntigukorana n'umuntu ufite romoro imbere y'Imana. Niyo mpamvu Pawulo abwira Timoteyo ati ndakwandikiye rwose mwana wanjye ukomeze kwizera, ariko wakwizera bwose wizere udafite umutima ugucira urubanza imbere y'Imana. Umwami abafashe cyane. Noneho urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 18, umva uko naho hatubwira. Haratubwira ngo kuko bayobye bakava mu kuri, bavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa bamwe, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Iri jambo riravuga ngo niko abakozi ba Satani baba bashaka kumaraho abizera, bubika kwizera kwabo. Abakozi ba Satani bubika kwizera kw'abantu b'Imana, bagenda bakubika bakubamaramo. Hanyuma ngenda ngana ku musozo, kwizera kwatumye abakugize bitwa intwari. Abaheburayo igice cya 11 ndahasoma imirongo itandukanye, ndahasoma uwa 2 n'uwa 13 n'uwa 39. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 2 uravuga ngo icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Murabyumvise aho ngaho? Icyatumye abakera bahamywa, ntabwo ari uguhamya, bahamywa neza nuko bari bagufite. Umurongo wa 13 ukavuga ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira bakavuga bati, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baberekanye ko bashaka gakondo. Umurongo wa 39 muri icyo gice nyine ukavuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye kirushaho kuba cyiza, kugira ngo badatunganywa rwose tutari kumwe. Aha ngaha ijambo nshaka ko musigaranamo ni irivuga ngo kwizera
kwatumye hari abantu bitwa intwari zo kwizera uyu munsi tugenderaho, uyu munsi tureberaho, uyu munsi twirata, uyu munsi tureba ibyazo bikadukomeza. Nawe uhagaze neza mu kwizera hari igihe kwazakugira intwari, ariko mwibuke ko intwari yandikwa cyangwa yemezwa ari uko irangije utsinze urugendo n'urugamba amahoro. Nta ntwari yemerwa ikiriho. Kwizera kandi niko kwabashoboje guhagarara neza mu bihe bigoye. Abaheburayo 11 umurongo wa 33 kugera ku wa 38. Reka twumve icyo hatubwira. 33 kugera 38. Baheshejwe no kwizera gutsinda abami, no gukora ibyo gukiranuka, no guhabwa ibyasezeranijwe, no kuziba iminwa y'intare, ugahumura byumva ni ba Daniyeli, no kuzimya umuriro, abo ni ba Saduraka, Meshaki na Abedinego, ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, abazitewe murabizi, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bagahabwa abo bapfushije bazutse, ubwo ni Isaka wagarutse. Abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakirizwa inkerezo, bakageragezwa bakica inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Umwami adufashe cyane bene data, umwami adufashe cyane bene data. Aha niho ubutwari bwabo bwaturutse. Mwumvise ko kwizera ariko kwabashoboje guhagarara neza mu bihe bigoye. Mwene data mushiki wanjye, buri gihe cyose ubona utambutse mu bintu, ujye umenya ko ariko kuguhagaritse muri ibyo bihe bigoye. Amen. Nsoza ngana mu mwanzuro, Abaheburayo 12 umurongo wa 2 haratubwira ngo, reka duhere ku murongo wa 1, nicyo gituma nibwo tubasha kumva uwa 2. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahanga bangana gutyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegeko twihanganye. 2, dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Aha murahumvise ko Yesu niwe banze ryo kwizera kwacu. Ibanze niwe fondation, niwe muzi, niwe gishyitsi, niwe tugukomoraho mu rindi jambo. Ubwo rero nta mpamvu yo kudushirana, nta mpamvu yo gucogora, kandi uwo twizera Kristo Yesu ari we banze ryo kwizera kwacu. Ashaka gusoza mbibutsa ibyo kwagiye gukorera abatubanjirije. Umurongo wa 4 wa kino gice cya 11 cy'Abaheburayo uratubwira ko kwizera kwatumye aberaho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Urumva ko kwizera kwahesheje igitambo cya Abeli kuba cyiza kiranashimwa. Kwizera gusa, ibyo nta kuntu wabisobanura, ubizanyemo urujike ntiwabyumva, ubizanyemo ubuhanga ukabizana amanarize byakunanira, ariko kwizera gusa niko kwatumye igitambo cya Abeli kinezeza Imana kuruta icya Kayini, kiba cyiza. Ndetse ni naho kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi kuva icyo gihe, igihe amaturo ye yemerwa akaba meza, na n'ubu kandi akaba akivugwa n'ubwo yapfuye. Umurongo wa 5 uravuga ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Kugendana n'Imana ukimurirwa udapfuye, uko ni ukwizera. Umurongo wa 7 ukavuga ko kwizera ko kwatumye Nowa yumvira Imana. Buriya iyo atayumvira ntabwo yari kubaza inkugi ngo bamuseke kuriya ku musozi badaturiye amazi, nta n'igishanga, nta n'akabande. Mwa bantu b'Imana mwe, ariko yabwirwa kubaza inkugi akayibaza. Umuseka abantu bari kumuseka, turabaza inkugi y'iki ko utuye imusozi?
kwizera ku murongo wa 8 niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana ubwo yari imuhamagariye ngo ajye kuragwa akagenda nk'utazi yajya. Kwizera niko kwatumye bamusuhukiye mu gihugu yasezeranijwe akaba nk'umushyitsi muri cyo. Kwizera niko kwatumye yemera gutamba Isaka. Ibyo byose, iyo mirongo yose mwumva iravuga ku kwizera kwa Aburahamu. Ku murongo wa 11 kwizera niko kwatumye Sara abasha gusama inda nubwo yari acuze. Urumva ko kwizera gukora ibikomeye rwose. Umuntu wacuze utakibona ibimenyetso by'abakobwa ariko agasama kandi agatwita akabyara. Ku murongo wa 20 w'iki gice hatuga ko kwizera ariko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu imigisha y'ibizaba. Cya gihe nyine abarambikaho ibiganza akabahanurira kwa kundi, akabwira Esawu kwa kundi, nawe ko bakamubwira kwa kundi. Umurongo wa 21 kwizera ko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana be n'abana ba Yosefu bombi, agasenga yishingikije ipfundo ry'inkoni ye. Nimwibuke anyuranya amaboko hejuru y'abana ba Yosefu, Manase na Efurayimu, kurya ngo ni ukwizera kwabikoze. 22 kwizera ko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kwa Abisiraheli, agategeka iby'amagufwa ye. Ati ngiye gupfa ndabizi muzataha, ariko amagufwa yanjye ntimuzayasige hano. Uko ni ukwizera bene data. Umurongo wa 23 kugera ku 26 aho hose aravuga kwizera kwa Mose kwatumye ahishwa, hanyuma amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kurengana n'ubwoko bw'Imana. Kwizera ko kwatumye muri Egiputa adatinya umujinya w'umwami, nako kwatumye arema Pasika, nako kwatumye inyanja itukura ayisatura igabanyamo kabiri ngo bayicamo nk'abanyura ku musozi. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 31 akavuga ngo kwizera niko kwatumye na Rahabu ubwe wari maraya abasha kurokoka, arokoka n'abo mu muryango we ntiyarimbuka. Imana ibagirire neza kandi bongerere kwizera mu izina rya